narabibabwiye ngo Nyaruguru nta handi mwasanga umuco. Bari bari mu murima bageze ku isaha yo gufata amafunguro. Ayabonye bavuga ngo nta bukene mu bino. Reba kino kijumba, reba iki kijumba nyine, gusa wenda umubyeyi afite akajerekani uretse gato bari babibonese. Iki ni ikirayi kirimo ibishyimbo, imboga, ikijumba ku ruhande. Ubyumva neza. Narababwiye ngo Nyaruguru ni hazima, ngo ngo inkuru zawe. Reba hano noneho icyo gusoma utagira ngo ni gutyo. Urumva Nyaruguru iwabo wabeza wamfura we. Aha wo mwicare neza ariko dukora akazi. Ahandi bakora bakarabye bambaye uko bambara ibiki. Shabake. no turaye mu gafuka. Uzakosa n'ijoro. Mu Kinyarwanda ibi babyita gute? Bayibonye Nyirabarundi. Iyo bayita Nyirabarundi. Bayibonye. Nyirabarundi. Ingemeri Nyirabarundi. Voilà. Bayibonye gatatu. Muko biseka muri iyi video. Ujye unavuga amatama nyumva. Sibyo? Nukujya yavuga. Ibyiza bya Nyaruguru ni ibi ngibi. Yewe. Ayibonye? Amabino nazo njyafasha. Kwa? Ino Bafasha. nawe uzongera kubafasha. Ntabwo azongera kudufasha. Abafasha siki? Birakize. Ako umuntu ugufasha. Rega buryo umuntu ugufasha. Nyine barakuvuga ngo aho kugira ngo umuntu akurobere ifi, ahubwo yakwigisha uko bayiroba. Umurego wose washizeho. Bitwa niyo bashyira mu kajerekani. Akangi mwarimu kivuga ngo azane amajerekani. Are ubu buzima urabuvugaho iki wamfura? Ubu buzima urabuvugaho iki? Ni hatari buno buzima. Ni sawa. Ni sawa. Uri kurya urujumba gucya rumeze neza rwatetswe n'uriya mubyeyi. Abona ko birumutse bishobora no kumara n'icyumweru. Uri no ku rugendo. Wabijyana muri Nyungwe. Nibi biki ateka nka nyina cyariko. Ateka nka nyina. Nyina yari umuhanga. Cyane. Hajya nta kibazo. Nicyo cyateka ibijumba. Nyirakuru wawe. Akabiteka mu nkono nk'uyu munsi. Akamenena. Inkono akayiteruraho uwo musiri babiryaga. Bukeye kuri njye no byaribwa. Wow. Ibi biryo bishaka kumara igihe kingana iki bitaragaga? Iminsi 3. Ari bino birayi na bino bijumba. Ariko ibyo ni icyumweru cyashije. Icyumweru cyashije. Ibijumba bishaka kumara icyumweru. No kuvuga ngo ufite urugendo nta kibazo wagira mu nzira. Nta kibazo na gito. Ntacyo. Uyu muco rero waracitse. Uracyaboneka Nyaruguru honyine. Murabivuga iki? Hare. Wowe turi kumwe bugira icyo uvuga abandi baga. Genda abona rwose Nyaruguru yateye imbere pe. Nyine cyo nshaka kuvuga. Uyu muco wo kuza mu murima mwaturutse wenda kure. Isaha yo gufata amafunguro yagera. Mukicara umubyeyi yarayabitetse bimeze neza, icyo kunywa gihari. Ntago bikiba ahandi. Bakareka. Kuba bikiba Nyaruguru urabivugaho iki rero? Nyaruguru nuko yateye imbere. Yego. N'iterambere. N'iterambere. Iterambere ridasiga umuco inyuma. Neza. Okay. Niko mwa wabyirutse usanga bino bintu bikorwa gutyo cyangwa unibwo uri kubibona bikorwa none se ahandi ntibihaba rero oya mu bindi bice by'igihugu ntago bihaba urabivuga hiki kuba Nyaruguru cyakoze ibintu nabibonye icyangugu mu Bugarama birahari n'ubugari babujyana mu murima. Kaza n'imboga zumutse ife nziza
sambaza nziza bakayijyana nose bimaze iki gukora gutya rero umuco wa kera nyine ariko babibona hake wabibona hake ahandi banirirwa inzara ikabica bari abatindi nyine baba ari abatindi abatinde ntibabone ibyo barya abatindi ntibajya babona ibyo bari wapi mu gihe twebwe tuba twabibonye tugasigariza ni abo hari n'ibyasigaye abandi bari buze gufataho n'ibyo nuko twiberaho mega muri make twibera mu buzima bwiza bwo kubona ibyo kurya buri munsi kuri pe abatindi wapi kare ahora tuba twabiteye ahantu ku buryo n'undi wese yaza twamuha nta kibazo ku nzira iruhande rw'umurima cyane twiyicariye mu murima hepfo hari amazu muri kuhabona urumva mbo dore ibintu byose ni amahoro dore umurima bari barimo nguyu muri kubibona sibyo none bageze igihe cyo gufata amafunguro ku isaha ya 6:00 n'iminota irenga cyane ariko ndatekereza abantu bari muri Amerika cyane cyane abantu bari muri Amerika n'indi migabane niba uyu muco batawuheruka dore mwo kagira imana mwe dore u Rwanda mbo reka dusobanure ibi bijumba biri ku giki ku nkoko inkoko wafura we umuco wa kera wa kinyarwanda biri ku nkoko ariko uzi ko ari byo inkoko ariko dore ni janje ayita inkoko hamuza n'ibyo bintu mushyire hafi rego twereka abantu twereka abantu ibyo kunywa nta kibazo ibintu ni impore atari mu kakazi nangape abone nkwereke ndusoma ko buzima ari munange Nyaruguru koko ibintu ni impore zimane hatari ni heza pe kirafite undi ko twanze kuyanika batwanika ndi kumwe na Fideli ndi kumwe na Space uriya mubyeyi uri hariya ndi kumwe n'umukobwa we mutembashushu mutereka amata ruhanganye ubuhanga ubwiza budashirirora ibintu ni sawa ndi kumwe na se nyirurugo Tamira nta kibazo wampaye yabaye ko yazimeze niko ibintu rero murabona ko ari amahoro njya babwira ko jewe izi nizo nkuru mamukeneye uyu munsi madamu wa nyakwigendera Theo inzahuke hari saga mu bitangazamakuru ko hari umuhungu ngo wamweretswe ngo ugiye kumurongora ibintu biri gucika ngira ngo mumaze iminsi mubibona ariko ibyo nanjye ndabyumva ariko nge mba nkeneye kubereka inkuru z'ubuzima bw'icyaro ubuzima bwiza ibi biryo ushobora kubirya ntugire ingaruka n'imwe kubera ko nta mavuta arimwo wapi ariko reba uko bisa wampaye umwimerere sawa umwimerere iki kijumba hari abese bagira amapfa ndabizi biboneka hake abantu muri Amerika muduhe ibitekerezo kuri iyi video muduhe ibitekerezo kuri iyi video muri kuyibona isa gute ese nawe buno buzima wabubayemo aho muri Amerika se urabubona umva atari ikibazo ra kandi cyiza baduha amateka yaho natwe tuyamenye niba byandike batwandikiye tumenye ko nabo babayeho nkatwe ntabwo bafite Jennifer nizere kuri kunkurikirana ejo bundi wagiye mu murima w'ibigori ibigori murabica byamaze amezi 5 muri firigo aragenda bigeze igihe cyo kwera cyagiye cyo gusarurwa akabizana akamena muri firigo
firigo rero ituma bituma, ituma bitagira ikindi kibazo, ariko bidahonga ariko uko byamera kose nyine hari ukuntu byangirika tu. Noneho ubuzima bwiza hano ni bwose. Arangije akajya akuraho ibyo akeneye. Uti Ufate neza. yes, Turimo twisamura utwaka. ibijumba ku nkoko, ibirayi n'ibishyimbo mu isorori, N'agakoma. umugabo uteruye igikoma agiye gusoma, Cyane. umwana we ku ruhande, umudamu we akurikiyeho, mushiki we akurikiyeho, murumuna we akurikiyeho. Ni mu murima bariho bahinga mu murenge wa Ruheru wo mu karere ka Nyaruguru ku nkiko z'igihugu cy'u Rwanda. Dore umuco waho, umuco mwiza utaboneka ahandi. Cyane. Mbega ibyiza by'iwacu. baje mu rucaca hayi kuhinga ry'ingano mu kwezi kwa kane. Hari bacira ingarame iri hano mu kwezi kwa munani. Ingano zeze ubona zimeze zitya, Ari urwererane rwazo. babaje hano mu rucaca rero baje gufata ifoto ingarama kandi ari muri Nyabimata. Barebye uko ameze abanyarwanda, dore ingano zirazana muri Ruheru. Baraje bazagiye iwacu basigaye cyo bavuga ati baratwandika tuzaza baduha ibitezi bibuze gutera amadugo y'ingano. Nzera yajya mu mufuka w'ibigori, wowe wanjye nzaba ndo mu mufuka w'ibigori hajya mu mpinga. None ndebera ibintu n'umugabo adukoreye, agiye kuduha kampinga amahanga yose ari buko tubose, Ariko ntabwo muri babi, ishatsi irahagaze, turi mu murima. Kandi ntabwo turi mu murima. abantu bandi bajya mu murima bambaye neza utamye ko bavuye mu murima. Bara ntabwo bazi guhinga. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo ari abahinzi. bara ntabwo ari abahinzi. Umuhinzi wo mu Rwanda nk'ubu ngubu ukureba itoto ryawe n'uruhanga rwawe, Jewe yes, ubu mukubitanye wavuye ukuntu usa byonyine, uvuye mu murima ugakubitamo igitenge cyawe yagira ngo ukora mu biro, ariko kubera ko wageze mu murima ugomba kwisanisha n'igikorwa cyawe, kuko ukureba ntago wari kubona ibyo uri uvuga kameme. Turi muri kazi ni kazi. Kazi ni kazi wapfura we, kazi ni kazi. Muri kazi ni kazi. Yerekera ibyo bintu. Ntabwo twaje kwiteza imbere kuri buri kimwe cyose. Tugatunga amamiliyoni n'amamiliyari. Usibye ibi bijumba n'ibirayi biri kumwe n'ibishyimbo ndetse harimo n'imboga. Banza tubwire mama, zya mboga zirimo ni imboga ki? Ni dodo. Usibye ibijumba n'ibishyimbo n'ibirayi na ziriya mboga, kandi mubona ko byumutse neza. Ibindi bishobora gutekwa bikazanwa mu murima cyangwa umuntu akabikorana urugendo ntibigire ikibazo. Ni ibihe? Imyumbati bayitetse neza. Imyumbati Ukayiteka neza ukayumutsa. Niyo yamara igihe. Yego. Ibigori. N'ibishyimbo byumutse. Uriya mwana aravuze ngo n'ibishyimbo. Babyumukije babishyizemo isosi. Ibintu by'imitsima ari kubanza nabyo. N'imitsima y'ibigori. N'icyumweru wawumara ucumbye neza. Icyumweru wawucumbye neza. akawunga se ko Nyine ni wowe ibigori. Ibigori wawucumbye neza n'icyumweru cyawumara kuko naho ni w'amasaka ushishura igikoko cy'inyuma ukagikuraho ukarya imbere. Wow. Ubwo noneho wawutegurira imboga zimeze gute? Ibishyimbo byumutse neza zikomeye. azishyira ahantu heza kandi wazifashe neza ukabanza zigatumuka zitashobora kugaga. Ubu bino biryo byatetswe sangahe? Byatetswe nijoro. Ibiryo babiraje kuziko Mu gitondo barabyarura bishiramo hano. Wow. Urabona ko bitapfuye bikimeze. Habe namba. Ibinejo byahageze. Birumutse nejo.
arushobora guhita avuga ati nuko Nyaruguru hakonja ubukonje nabwo butuma ibiryo bitagaga nuba ariko biracyashyushye nejo byahageze ibijumba byo ni icyumweru gishobora kurangira ibiryo byose bituka uko wabifashe yego niba wabifashe nabi nk'isa rero byaba byamaze kugaga hari abantu rero batazi guteka bino biryo adakaranze akumva nyine ngo ntago ndiye nta mavuta arimo yego kandi n'ibyo ushobora kurya birimo amavuta kumva nta n'agace k'ibi bikanakunanira ibi ni umwimerere rero niyo mpamvu nta ngaruka z'ibirwara ngo umuntu ngo yarwaye imivuduko kubera ko ibiryo biba biri naturere wow umwimerere wa mfura turi gusoma rero turi gusoma iki ko babonye turi gusoma ariko basobanukirwe n'iki turi agatobe umutobe w'ibitoki hakabamo agasuru k'amasaka hakaba n'igikoma dore rero ikigage icyo ni ikigage iki ni igikoma cy'ingano nacyo tuba turi kukinywaho nta kibazo ibintu biba ari sawa icyo ni igikoma cy'ingano noneho aka ni akagage k'amasaka ariko hagati aho ntabwo mwese muri guhuriza ku kigage oya bamwe banywa agakoma abandi banywa umutobe buri wese icyo ashoboye afatira icyo ashoboye umwe n'icyo ashoboye tuba twabizaniye rimwe wow ngiye Nyaruguru njya mbabwira bateye imbere kuri byose ku muco nyarwanda ntugahungabane n'ibiryo nuko bimeze nimutse abantu ko akarere ka Nyaruguru ushaka kugatemberamo waza ugendeye ku bintu bigeze kuri bitatu icyambere nakarere k'ubukerarugendo bushingiye kuyobokamana ngira ngo kibeho mujya muyumva icya kabiri na agace kagizwe n'ubuhinzi cyane kabisa ari ubuhinzi bw'ibihingwa biribwa n'ibinyobwa ubwo ndavuga icyayi na akarere gateye imbere cyane ubundi nanone kakaba ari akarere kazwiho ubuki bwinshi haba abavumvu benshi cyane yego ubu n'ubuki nuko tutabuzanye umunsi kuko tuba twaburiye nijoro nabwo murabuzana nabwo tuba tubufite nk'aha ngaha tuba duteraniye gutya byamaye nka zata twamara kurya karayi n'akajuma umuntu akarenguraho ukahita wifatira ikiyiko cy'ubuki nuko biba bimeze byamaye niyo mpamvu tuba dusa neza gutya nyine tukanabyibuha tukaba abana beza umuntu akagira imyaka 50 umukekera nko muri 15 ntamenya ko afite abuzukuru batatu wowe byamaye ngaho itoto riragwa kubera imirire n'iminywere wow kwirira ibiryo bitarimo amavaruganda menshi nukuri ubu duhamagaye abantu baturuka ahandi ni ibikibazo basanga Nyaruguru badahasanga iwabo harimo icyayi yego ibirayi ibijumba ingano amashaza n'ibindi byinshi tugenda duhinga tutagira intanga tudahinga n'umuceri n'umuceri gusa ibindi byose nta kibazo amateke ibijumba byose birahari byamaye nka data ku mboga aho turayoboye ku mboga buri muturage kera twari dutunzwe n'imboga z'ipepiriya zikajya ziza mu modoka ariko natwe turagemura ahandi n'ahandi mugemurira ahandi ubu ntitwakorerwa turirira ngo batuzanire imboga twebwe ahubwo twabashyira nabo bakagira uko bigwanaho ubu ngubu usanga umuntu afite akarima k'igikoni yego tugasagura tugahinga no mu masambu hirya no hino byamaye nka za ahubwo twari tuzi korora inkoko turora inkoko abana bacu bararya amagi uko dushaka ahubwo hari ikindi kintu nabonye ino inka nta rugo rutagira inka ko mutazanye amata amata ntabwo twakoze ikigage yego ntabwo byakwiva twasimbuje ikigage ntabwo byakwiva ntibivanga n'umutobe n'ikigage n'igikoma ahubwo dufata umwanya wabyo ejo nyine niyo gahunda y'amata yego ujya kwandura ukugiye mu mirimo wamaze kunywa amata umaze kunywa amata igikombe ikubitaho ishyushya ako kanya ugahita ujya mu kazi wow byamaye nka data hano abacu twasize n'abayanywa wow yemuko wiga mu wa kangahe mu wa gatandatu primaire
Jamaye none ubu ngubu wibereye mu murima n'ababyeyi bawe nta kibazo ufite nta n'icyo ushaka kwiteza. Jamaye uri hagati ya mama na papa kandi uri kumva ari sawa. Uyu muco wahoze ari uw'Abanyarwanda abantu bakajya mu murima ariko bakagira n'ibyo kurya bajyana kugira ngo bataza gusohoza kandi ari abahinzi bameze neza. Kuba wicaranye na mama na papa bikwigisha iki? Binyigisha umuco wa kera. Barakubwira ati kera niko byayaga bigenda. Ariko ubu ngubu hari uwo basiga mu rugo ngo aze kubizana. Bari bagusige mu rugo ngo uze kuzana ibiryo aho bari guhinga cyane. Bijya bibaho. Uyu munsi nuko mwaje kure ukavuga uti nta turagendera rimwe. Wow. Kandi urumvuguwe neza. Wow. None iyi video se abanyeshuri bagenzi bawe nibayibona wowe uzabyishimira ku ruhe rwego nibakubwira ati twakubonye sha. Bizagushimisha. Wow. Okay. Nabaze mbabwira mu kanya nari mbasobanurira Nyaruguru. Nyaruguru ni igice cy'imisozi miremire kigira ubukonje twagereranya n'intara y'uburengerazuba n'amajyaruguru za Ruhengeri za Gisenyi. Akaba ari akarere kagizwe n'ubuhinzi bw'icyayi, ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye nk'uko babitwibwiriye. Hanyuma nanone hakaba hazwiho ubuki bwinshi. Yewe ngira ngo n'abasaza benshi mu gihugu iyo bari mu misango ujya wumva bavuga bati inzuki zacu zahovye umukipfu. Umukipfu rero ni icyatsi kiboneka muri kano karere ka Nyaruguru muri Nyungwe hagati. Ariko gereranyiriza abantu umukipfu ubundi ni igiki ko abasaza icyatsi kirabya iyo cyeze kirenguka Nyungwe yose kikaba ari ugwererane kikayitwikira ukaba wakireba nkuko tureba karaganuze kari hano hepfo ku muhanda kari agasozi. Kano gasozi niko biba bimeze ugasanga cyarayitwikira ari umweru hose tuyireba gutya. Yego. Tukabona ibintu n'uburyo buki tukabijya tukihaza. Wow, noneho bikaba ari nayo mpamvu rero hakunze kuba ubuki bwinshi kuko niyo mpamvu tweze ubuki. Yego. Ku buryo dusagurira n'abanyakigali n'abanyamahanga bakabubonaho. Yego. Ubuki bwiza bw'umwimerere. Nongera nibutsa abantu ko kano gace kubera batarakoresha ibintu by'imborera cyane. Murabizi ko inzuki iyo zije ku ndabo zaba ari indabo z'ibirayi zaba ari niki iyo mwateyeho iriya miti inzuki zirapfa ibyo byo murabizi. Nta miti dukoresha. None rero akarere ka Nyaruguru urumva ko impamvu haba ubuki bwinshi ibyo byatsi bitwikira Nyungwe inzuki zibona ubwatsi zibona ubuki mu buryo bworoshye. Hanyuma wifuza kugera mu karere ka Nyaruguru by'umwihariko uturutse mu majyepfo y'u Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda ubwo cyane cyane inzira ni uguhera i Huye ukazamuka ukajya za Kibeho ukagera za Ndago ugakomeza za Munini ukambuka imisozi myiza irimo ababyeyi beza nk'abo bamaze kubona bafite amafunguro bateguye neza cyane mu karere ka Nyaruguru. Nahoze mvuga ngo wowe utwandikire uyu muco ese wigeze uwubonaho? Nimba warawubonyeho uwushimaho iki? Kabiri, ese aho mutuye cyane cyane abantu muri mu bihugu bitandukanye Abanyarwanda mwagiye mu mahanga guhaha aho ngaho bimeze gute? Imico yaho nayo muyidusangize iraba ari sawa. Mwese ko twakubuze urumva uri ari kuvuga ati mwampaye. Yego tugiye gusoza iyi video narindi kumwe na Sipesi tuganira iby'ubukungu bwacu hano Nyaruguru. Yego Sipesi twebwe tubayeho neza nta bwoba buhari. Ubayeho neza Sipesi nta kibazo. Nta bwoba dufite ahubwo nk'abandi babyeyi bahari nabo bajye bakora gahunda bakore biteza imbere bavana amaboko mu mifuka dukore. Yego. Nta mpamvu yo kurwa dusabiriza abagabo amafaranga. Reka ta kandi dufite ubutaka bwo gukoreramo. Nta mpamvu yo gusabiriza umugabo ifaranga. Ngo tusaba twebwe tugisaba twigura n'igitenge tugahinga ngo tuzigurira. Ye kandi ugasanga urugo rwanyu rurakomeye. Neza rwose
twumvikanye ino ngo nta n'umwana wanyu ugeza mu rugo saa 12 umukobwa atarinjira mu rugo kiragera twamwica twamukubita ye bavuga ngo gukubita nibi ariko turamuhana nk'uwana umwana neza saa 12 ari hanze y'urugo ntabwo yarwinjira tubyemera yamaye none se mutekereza ko ari iyihe mpamvu iyo nyine agorobereje hanze inshuro 2-3 yego usanga nk'abana b'abahungu bamushuka yego utwo tugoroba tuba tubirata bamushuka rero ubwo ikikurikiye uracyumva yuko mukanya ubona aje atwite yamaye nyamaburo ko tuba turwanyiriza ngo ibintu bitatugerera ku bana bacu yego ubyemeye arabyemera ubyanze akabyanga nyine ubwo hari ikintu wakura ikintu mu mutima ariko abana bino ntabwo ari cyane nokuri dore umuco w'abanyarwanda sha uyu mubyeyi mwabonye akantu akoze urujumba rwari rusigaye rugabanyijeho avuga ati mwana wanjye utavaho ugihangara cyose ntawamenye wabona ntabwo yakirya cyose kandi umwana mukanya ari bujye kuvura ntabwo yakimara dore umuco mama we uyu muco mwiza tubana turabashimiye rero muduhaye video nziza kandi ndatekereza ko abadukurikiye nabo barishimye pe barishimye muri ababyeyi beza kandi rwose ntekereza mbo hari uwayibona nyina kabinenga ariko burya mu mitwe y'abantu haba mu byishirata ntabashima bose iyi ntabashima bose kandi umuco twariho tuganiraho si mubi wacu twariho dufata amafunguro ni ibisanzwe gusa wenda itandukaniro nuko twari twibereye mu murima kandi noneho kuva na kera na kare byamyeho ko abantu bajya guhinga kure ariko byibura bakavuga bati nituze gusonza inshuti zacu murabona ko twatangiye video bafungura baguwe neza none barashoje Imana ibahe umugisha namwe mwadukurikiye Imana ibahe umugisha tubibutsa kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura hano kugira ngo bikugereho neza no gukanda subscribe kora kuri iyo subscribe iryo jambo ubundi ulayikinge ukore share tujye tubana mu buzima bwa buri munsi butandukanye kandi ubuzima bwiza tubwifuriza n'umunyarwanda wese aho uri kwisi mwese mumererwe neza ndabakunda nitwa Emmanuel Kanani Imana y'u Rwanda ibagirire neza amagara mazima niyo tubifurije cyane